mu bintu byinshi. Pastor Ben na chance nuzukuri nanje nabakuye ikintu gikomeye. Yego. Ikintu gikomeye bafite barasa nkaho bafite nk'umwihariko cyane cyane nka kapo. Urabona abantu benshi bakunze kuba bafite impano, umugore ugasanga afite impano ariko umugabo ari down. Umugabo ugasanga afite impano, umugore ari down. Ariko ibona abantu ni nkuko kwa kajerekani n'umufuniko. Baruzu ni ukuvuga ngo bari furu baratekeye. Bombi kabisa ni bibiriti byaka. Urumva aba bantu batubere mugisha none hari usare none hari ikindi kintu none numvishije. Nama numva cyage bakomeza gutanga ubuhamya baha bavuga uburyo Imana yabagiriye neza mu rubyaro. Nama numva umutima urambwiye ngo abantu bose bazabifungisha. Bazoza basenga amasengesho yabo ngo aba bana twadufunga amana tubohereje kwa ebo ibo azobabyara jewe nabakiriye jewe numvishe bashoboye aba bazabifungisha bakavuga ngo paraporo n'ubuhamya donc mpaye n'ubuhamya bwabo nama numva bajya bose kandi nitangazo abantu bose badakeneye abana muzoza mubwira Imana ngo mana ngaba twebwe ahadufungiye abandi bari basigaye turabasendinze kwa ebo iwe azoba tubyariye kuko numvise umeze ari ikintu kimwe gusa ugomba kumenya eboye burya abantu bamwe bari bagasigaza abandi babayuze pe burya ureka urubyaro wakumva ratoshetse hari undi we uramusengesha ahasengera urubyaro asabira urubyaro rero isi ni kwimeze isi racuramyewa ariko nukuri abantu couple ya Ben na chance no ubuhamya bw'igeho n'abakozi b'Imana Imana yamagaye muri iki gihe n'urugero rwiza rwa generation yacu tubigiraho byinshi bitovugwa. Olivier muzana na madame ikindi kandi novuga kuri bo n'abanyempano n'abandi Imana yahamagaye urebye nka chance uburyo akora n'ukuntu aremerewe yibungenze ananiwe ariko urebye uburyo akorera Imana urabona kabisa ko ari umuntu Imana yahamagaye muri iki gihe kandi urabona ko abikora bikunze urabona ko abikora bibamo rero Imana idakiranirwa izabitura ibirenze cyane bibakora kandi iciza cyabyo nuko Imana izihemba umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze nta ciza umuntu yakoze kizashimirwa undi Imana ya Isiraheli izagirire neza famille Ben na chance twarabakunze cyane tuzokomeza kubakunda ndetse tuzobakunda cyane Imana YouTube kuri ntoze Foursquare aho basengera mu Rwanda ariko n'abaririmbyi twari dusanzwe uzi indirimbo zabo nyinshi twari tuzizi mu njyana y'igisirimbe twari tuzi indirimbo zabo bino bisanzwe bagacuranga beat isanzwe ngo tuziririmbe ariko uko twabumvishira nuko twabumvisha hano twasanze bitandukanye cyane bazi kuririmba birenze cyane ndi umuntu ukunda umuziki cyane iyo umuntu aririmbye numva uko aririmbye nkamenya nuko aririmbye neza Papa aboy iwacu ni murenge kandi niho twamye bana bimuhira ni muze dusigasira umuco w'iwacu kuko bwakabuzira umuco burazimira bukazima nta mpamvu yitenda interuro ni yayindi yo kwa Ruteye. Bantu mwese mudukurikiranye kuri Papa Eboy nkuko mubibona turi kumwe n'abantu bakeye murakeye murasa neza muri ubwiza bw'Imana hanyuma uyu munsi ni umunsi w'igiterane cya Pastor Ben na Chance umunsi wo gukorotira umunsi wo gusoza tuwa yabo yo muri Australia niki wovuga wabonye kuri Pastor Ben niye feedback woheza abadukurikiranye kuri Papa Eboy arakoze cyane mwene data icyo navuga nabonye kuri mwene data ni umukozi w'Imana Imana ihamagaye muri iki gihe kandi w'isi yose afite umwihariko wiwe utandukanye n'abandi bantu benshi abaririmbyi benshi ubundi abaririmbyi benshi bafite impano bene iriya bakunze kwishyira hejuru ariko afite impano yo guca bugufi Ben ni umukozi w'Imana ku rwego umuntu atabasha kwisobanura rero icyo twavuga gusa Imana imumugisha yatubereye mu cyumba cy'igihugu bidasanzwe buriya kumva umuntu no kubona umuntu live akaririmba ni ibindi bintu bitandukanye
rero bene data twarafashijwe cyane uko tutabasha gusubiza. Reka kubaza ijambo rimwe, niki wobwira abantu babana nawe? Twebwe urabona twabanye nawe iminsi mikeyi, tumubonyeho ibintu byiza, imbuto nziza abantu babana nawe wabwira icyo nobabwira ni uko utarambirwa kumukunda, bakomeze bamukunde kandi bamushyigikire kuko ari mu butunzi bw'Imana bukomeye cyane kandi bufasha isi yose. Thank you. Reza mugenzi wawe nawe twumva. Murakoze cyane. Uyu ni umunsi wa nyuma nk'uko babivuze usoza tuwa ya Pastor Ben na Chance. Nje ku rwanje ruhande ikintu novuga nabigiyeho n'abakozi b'Imana. N'abakozi b'Imana Imana yamagaye muri iki gihe n'urugero rwiza rwa generation yacu, tubigiraho byinshi bitovugwa. Olivier muzana na madame. Ikindi kandi novuga kuri bo ni abanyempano, ni abantu Imana yahamagaye. Urebye nka Chance uburyo akora n'ukuntu aremerewe yibungenze ananiwe, ariko urebye uburyo akorera Imana urabona kabisa ko ari umuntu Imana yahamagaye muri iki gihe, kandi urabona ko abikora bikunze, urabona ko abikora bibamo. Rero Imana idakiranirwa izabitura ibirenze cyane bibakora, kandi icyiza cyabyo nuko Imana izihemba umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nta cyiza umuntu yakoze kizashimirwa undi. Imana ya Isiraheli izagirire neza famiye Ben na Chance. Twarabakunze cyane, tuzokomeza kubakunda ndetse tuzobakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Reza na mugenzi wawe, ndagira ngo buri wese afite icyo yovuga kuri Pastor Ben and Chance. Nawe ntiwabura icyo uvuga muri no tuwa yose mu byo wababonye. Murakoze. Novuga amagambo abiri kuri Pastor Ben n'umugore wiwe. Icambere nuko aba bavandimwe barahamagawe. Amen. Buriya iyo ukora ikintu wahamagariwemo kiroroha cyane. Nukuri indirimbo zabo zinezeza imitima ya benshi ku isi hose. Kuba twarababonye baza hano muri Australia ni umugisha. Batunejeje bikomeye. Nitonde ndaje aho ngaho. Iguwe neza. Ikindi twabigiyeho byinshi nkatwe abaririmbyi. Ukuntu baririmba ba maintaining a stage cyangwa mu buryo wa ministeringa, twabigiyeho byinshi mu buryo batunejeje, ariko hari ibyo twize kuri bo natwe tugiye gukoresha mu mpano zacu. kandi mwebwe mwese namwe muri abahanzi ku giti cyane. wowe urumuvuga butumwa usoma Bibiliya, umuvuga butumwa mwiza. Urumva aba bakozi b'Imana Pastor Ben na Chance nabavuga butumwa mu ndirimbo, kandi bakaba nabavuga butumwa bijambo barambura Bibiliya. Urumva aba bantu bafite umwihariko udasanzwe vraiment, kandi bariho umwuka w'Imana, ubwiza bw'Imana bariho. Batubereye umugisha hano muri Australia. Mama Aline ngwino twegere mama. Okay, uragiye. Hanyuma rero nukuvuga aba mama bakunda guhunga kamera, ariko kandi niyo izigeze ubutumwa ku bantu benshi kugira ngo abantu babashe kumenya ukuri. Rero turabashimiye kuba muduhaye umwanya, kandi mukaba muhaye abantu bose badukurikirana bakaba bamenye ico Pastor Ben na Chance bakoze hano muri Australia. Muhabwe umugisha mwinshi. Turi kumwe. Twagiye and Chance muri no tuwa yabo bakoze hano muri Australia. Ni gute mwabibonye? Twarabikunze cyane. Mwarabikunze cyane? Yego. Nakaye kantu mwavuga gatoya gusa mwababonyeho. Ngwino hano mama, tubahunga kamera. Okay, twagiye mubwira abantu badukurikiranye kuri Papa Boy. Ese ubundi wowe witwa nde? Esther. Aho wowe ukitwa nde? Esther. Turi kumwe n'abatu Esther. Ko mushimishije ariko munambaye neza. Cameraman, berekana guhera hano hasi uzamuka. Mwambaye neza by the way. Itonde. None se ngaho mubwire abadukurikiranye kuri Papa Boy. Ni ikihe kintu cyiza mwabonye kuri Pastor Ben and Chance muri ino minsi yose bari hano muri Australia? Uyu niwo munsi wa nyuma w'igiterane cyabo cyangwa se muri tour ya Australia. Buri wese aravuga uko yabonye n'ibiri mu mutima wiwe. Indirimbo zabo. Vuga cyane, zamura microphone. Indirimbo zabo. Zimeze gute? Zimeze kizabandi? Zifite amavuta. Zabakozeho namwe. None niki bizabasigiye muri mwebwe? Murumva mwafashe iyihe migambi? Ni iyihe myanzuro mwafashe mumaze kumva indirimbo za Pastor Ben na Chance? Kwizera. No kwizera.
mukizera ko ibyo mudafite mukizera ko ibyo mudashobora kugeraho Imana yo bibagezaho no kugira amashimwe no kugira amashimwe gushima Imana kubyo bakorera byose cyane nta kandi kantu mwokongeraho akari mu mutima wanyu akari ko kose turabakunda cyane bazogaruke Pastor Ben and Chance abanyawustrali ko bazogaruke bafashe imitima y'abantu abarwaye barakize cyane muri abantu beza muhabwa umugisha ariko hari ikindi warushaka kuvuga niko ushaka kongeraho nta kandi warushaka kongeraho sawa muhabwa umugisha kandi muri abantu beza ubu butumwa buragara kuba tuye isi bose erekeza kamera hano kiongozi noneho ko turagira ngo ko turavuga feedback ya tour ya Pastor Ben na Chance hano muri Australia ni wayibonye gute wabonye gute abantu bakoze b'Imana niki ubavuga byari ibintu byiza cyane byari ibintu byiza rwose abantu bahawe umugisha biturutse muri Ben na Chance yes indirimbo baririmbye abantu bari baziteze ndetse uko bari baziteze zarengejeho abonye kumva bazakiriye ndetse bose bagahaguruka bakaririmba cyane babonaga rwose ari umunezero udasanzwe kubagira ahangaha n'umugisha twabonye mu by'ukuri Australia kuba twarabonye abakozi b'Imana bakaza bakadusanga ahangaha turizera ko buri muntu wese yahamugisha ku bwabo amen none wowe ku giti cyawe urumva Pastor Ben na Chance twokongera kandi kuba tumura bakagaruka ni ngombwa ndetse ntibazatinda cyane tibazatinda bazagaruke vuba kuko abantu bangaha baberetse urukundo vraiment nabo nabahamya barabivuga ko babonye abantu babakunze aho rero bagukunze ugaruka thank you urakoze cyane Imana iguhumugisha ubutumwa utanze buzongera kuba tuyisi bose reka twumve bantu nabo ico bavuga kuri feedback okay thank you oya ahubwo mu biziza utumye nicara hagati yanyu mwese ta kibazo boy wese none se ntaco bavuga kuri Pastor Ben na Chance muri no tuwa oya ni uza gusoza uyu evangelist ni uza gusoza okay urafata nje mfite yanje dore mfite kandi ari uhoraho wowe wowe ahubwo kuragira dore kurafata dore abatuyizi bose ko barakureba nuko none niki wovuga muri no tuwa Pastor Ben na Chance niki wababonye cyane cyane nka umuririmbyi noneho wewe ni muri kariyeri yawe ese ubundi banza wibwira abadukurikiranye wowe witwa nde banyita Diane icyo navuga cyane twagiriwe umugisha wo kwakira abakozi b'Imana barimo Pastor Ben na Chance twahawe umugisha ukomeye navuga ko iki giterane cyabaye igiterane kidasanzwe twahuye n'imbaraga z'Imana zidasanzwe imitima yacu yarafashijwe yaranezerewe n'ubu navuga ko bikiturimo umunezero twagize n'ubu turimo gusa Imana ibaho umugisha igumye bahereze gutera imbere muri byinshi bakomeze baguke bajya imbere n'ukuri bahabwa umugisha muri byose pe nicyo twabifuriza kandi bazonagira urugendo rwiza nibasubirayo tubifurije amahoro y'Imana ese wo kugira ngo Pastor Ben na Chance bagume hano wo byemera cyane asante sana hanyuma niki wobwira abantu babana nabo mu gihugu cy'u Rwanda kaba noneho ibo babana nabo twebwe twahonje evangelist okay novuga ko bafite umugisha ukomeye kubagira amen buriya ntabazabona agaciro k'abandi bari kumwe uzabona agaciro k'umuntu iyo mutakiri kumwe ariko iyo muri kumwe ni kurya Bibiliya ivuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo ni Bibiliya nta muhanuzi wemerwa iwabo ariko ni ukuri bafite umugisha ukomeye kwakira Ben na Chance kuba bafite hariya gusa Imana yabagiriye neza niko nabivuga amen Imana iguhumugisha turishimye cyane kuba utanze ikiganiro ukaba uvuze ico wumva kuri Pastor Ben na Chance ico wabonyeho ico wabakiriyeho kandi ndizere neza ko bizofasha n'abadukurikiranye kuri Papa Eboy thank you mama Diane thank you habwo umugisha thank you reka twumve evangelist ngwino cameraman yavuze ngo hano ngo niho kuri podium okay iyi ni microphone yawe nje mfite yanje okay hanyuma wo kubwira abadukurikiranye urinde ngiye nitwa Morane Justin hanyuma uyu munsi ni umunsi wa tour ya Pastor Ben and Chance gusoza muri Australia uyu munsi wari umunsi witwa ngo ni umunsi wa gashingura cumu hanyuma wewe
muri no tuwa ya Pastor Ben na Chance niki byaguhaye muri wewe wakiriye iki niki wo bavuga muri make biragoye nenda kwivuga amagambo make ariko Pastor Ben na Chance kuri nge ariko wambaye neza by the way muhere hasi papa arakoze cyane so ubahisha abantu mana arakoze cyane dore kubwa Pastor Ben na Chance kuri nge ni abantu banini cyane cyambere n'abayobozi banje muri Ministry ya Alarm Ministries cyakabiri kugera hano kwabo nabyo ni ikindi kandi ndashima Imana cyane ko byibuza mu kugera kwabo hano numva nanjye hari uruhare rwanjye amen ruto cyangwa runini Imana umugisha papa asante sana wabereye umugisha abantu bose asante sana igihugu cyose ndumva n'umuntu wabanye nabo kuva tuwa yose aho bakandagije ikirenge cyose muri Australia umunsi ku munsi tumenye ubuzima bwabo kugeza n'uyu munsi bashoje agacungura mu kwa ruvuze vraiment twungutse mu bintu byinshi Pastor Ben na Chance muzi kuri nanje nabakuye ikintu gikomeye yego ikintu gikomeye bafite barasa nkaho bafite nk'umwihariko cyane nka kapo urabona abantu benshi bakunze kuba bafite impano umugore ugasanga afite impano ariko umugabo ari down umugabo ugasanga afite impano umugore ari down ariko ibona abantu ni nkuko kwa kajerekani n'umufuniko baruzu ni ukuvuga ngo bari furu baratekeye bombi kabisa ni bibiriti byaka urumva aba bantu batubereye umugisha noneho hari ikindi kintu noneho numvishije nama numva cyangwa bakomeza gutanga ubuhamya bavuga uburyo Imana yabagiriye neza mu rubyaro nama numva umutima urambwiye ngo abantu bose bazabifungisha bazoza basenga amasengesho yabo ngo aba bana twadufunga Mana tubohereje kwa Ebo ibo azobabyara jewe nabakiriye jewe numvise mbashoboye aba bazabifungisha bakavuga ngo paraporo n'ubuhamya donc mpaye n'ubuhamya bwabo nama numva bajya bose kandi nitangazo abantu bose badakeneye abana muzoza mubwira Imana ngo Mana ngaba twebwe aha dufungiye abandi bari basigaye turabasendinze kwa Ebo iwe azoba tuzariye kuko numvise umeze ari ikintu kimwe gusa ugomba kumenya Ebo burya abantu bamwe bari bagasigaza abandi babayuze pe buryo ureka urubyaro wakumva aratoshetse hari undi we urayimusengesha ahasengera urubyaro asabira urubyaro rero isi ni kwimeze iracuramyewa ariko nukuri abantu couple ya Ben na Chance ni ubuhamya bwigendera inyewe ngende umuntu wabanye nabo kuva bakira abasiribateri bashaka naje ndabagira gute nuko kubona buno buhamya no kugera mu kintu gihugu ca Australia cyonyine nabwo nubundi buhamya ni ikintu uganye nabo private numva no kuri Imana yakoze ikintu kidasanzwe rero kubakira muri Australia nabaririmbyi beza nabavuga butumwa beza nabahimbyi b'indirimbo beza nabacuranzi beza n'abandi Pastor Ben na Chance n'abantu tuzogire gutewa n'abantu bakomeje gusoroma mu bintu byinshi n'abantu bafite impano ziri exception niki wobwira abantu bari kumwe nabo babana nabo abanyarwanda baca umugani baravuga ngo uwambaye kirezi ngo ntamenya ko cera kubana na Ben na Chance ukayifata minenegwe ukayifata ko ari ibintu biri legere uba wibeshe bafite ubutunzi bukomeye aba bafite rero umunsi ku munsi niba babyazemo umusaruro ntibamenye ubwo butu kuko bashaka kuzora kumenya cyane wenda batakiri kumwe nabo natwe bari kumwe nabo rero abantu bari kumwe nabo nimubiteho nimubagirire neza nimubavome ibibarimo bifate kandi ikintu nabakundiye barugurutse n'abantu bari open n'abantu bari humble n'abantu uwo bashaka no kuza kuririmba iwawe bo kwamabaza cyane urumva baciye bugufi mana yanjye nukuri baciye bugufi pe nanje cyo kintu ni ikintu nabakundiye cyane Pastor Ben ndesha usarire ko namanu banki shavu kuba bagiye gusubirayo ariko kandi Imana ishimo yuko bazogaruka mu mwaka bazagaruka Imana yakoze ibi twizeye ko izongera gukora n'indi myaka ariko kandi turanasabira n'abandi baririmbye abandi bahanzi batandukanye bakunda baze nabo muri Australia kandi Australia bakunda abantu wa Imana yakiriye amarembo abantu rero baza gutarame kandi n'abazabafasha barahari kandi amarembo arakinguye kandi uhabwe umugisha kuba mwaragize uruhare runini kugira ngo Pastor Ben na Chance bari hano ndetse ababashe kuorganiza kino kintu bose tubasabiye umugisha imbere za kamera za Papa Boy abantu bose
mushimira abo bantu badukoreye ikintu gikomeye twaguwe neza kandi twarafashije mwarakoze kubashigikira ndetse no kuhaba mu buryo bwose oya ni ngombwa cyane Imana ibamugisha amen bari sana amen thank you hano turi kumwe n'undi muririmbyi nawe uririmba ku giti ciwe turacyari kuri Papa Eboy none papa wewe wari uri mu gitaramo cya Pastor Ben kuva gitangiye kugeza n'uyu munsi za tuwa zose zabereye muri Australia uyu munsi wari umunsi bitangwa nagashingura cumu ni umunsi wo gusoza tuwa niki woba warabonye kuri Pastor Ben na chance wosangiza abadukurikiranye kuri Papa Eboy Ben na chance mu bisanzwe dusanzwe twarebera kuri YouTube kuri ntoze Foursquare aho basengera mu Rwanda ariko n'abaririmbyi twari dusanzwe uzi indirimbo zabo nyinshi twari tuzizi mu njyana y'igisirimbe twari tuzi indirimbo zabo bino bisanzwe bagacuranga beat isanzwe ngo tuziririmbe ariko uko twabumvisha iriya nuko twabumvisha hano twasanze bitandukanye cyane bazi kuririmba birenze cyane ndi umuntu ukunda umuziki cyane iyo umuntu aririmbye numva uko aririmbye nkamenya nuko aririmbye neza umuziki ndawukunda cyane kandi n'uwajereje nawe ukamumenya nzamba menya cyane ariko kicecekeraga nta kundi ariko Pastor Ben na chance bararegeye cyane bazi kuririmba courage nyinshi indirimbo zabo batarasohora bagende bakomeze basohora indirimbo kuko burya indirimbo music iri mu bintu bimwe biza bivura imitima abantu bifashisha za abatherapy bifashisha kuvura indwara za stress abantu bamara stress abantu bafite ibibazo bikabamara ibibazo indirimbo zimara imibabaro myinshi ya benshi yara indirimbo za gospel mostly abakristo usanga indirimbo baririmba ari ubuhamya bw'abantu kuko Ben na chance babivuze mu ndirimbo zabo ngo baririmba ubuzima bwabo busanzwe ubuzima bwabo busanzwe bavuze n'ibyo bagiye banyuramo batanze ubuhamya no kuvuga ngo indirimbo zikiza benshi sibo bonyine indirimbo baririmbye bashingiye ku byabo byagiye bihura n'ibyo abandi nabo banyuzemo bisa n'ibyabo bigatuma bibaremera ibyiringiro bakiringira Imana cyangwa se bakizera Imana amen sawa kubw'ibyo indirimbo zabo zirakunzwe cyane kandi n'indirimbo zubaka mu buzima busanzwe no buzima bwo mu mwuka murakoze cyane thank you so much ugize neza gusangiza abatuye isi ibyerekanye na Pastor Ben and chance Imana iguhumugisha kandi twizere ko nawe ugiye kurushaho no kuririmba kurushaho kuko n'ubundi usanga uri umuririmbyi nsanzwe ndirimba bisanzwe ariko aho buza natwe tuzatangira gukora izacu ndirimbo dutangire dusangize abantu ibiturimo cyangwa se iby'Imana yadushizemo kugira ngo tubyamamaze mu isi yose Imana ibamugisha okay urakoze cyane ahubwo umugisha cyane okay no problem speak about Pastor Ben and chance what do you think honestly speaking hey this guy okay honestly speaking I'm very grateful to have met them because their songs are very touching. They are the kind of people you'd want to watch or listen to, especially with their songs. As most people have said, their songs are about their life. So it's the songs you would want to listen to if you're going through tough times as well. And when you look at them, they're a beautiful couple. They know what they are doing, they know how to entertain people the right way. There are some people who can entertain you in a way you'll be confused. But these guys, they will entertain you in a way you feel like, okay, yeah, amen. I need to be in the Holy Spirit as well. Amen. So honestly, for me to have gotten the opportunity to be a part of this, it was amazing. It was beautiful. So much. Yeah. God bless you for your time. Thank you. Thank you. Be blessed. You too. Tukomeze nabo bajene bandi. Yeah. Nani? Papa, niki wavuga mu giterane cha Pastor Ben cyangwa se muri tour? Yeah.
urabona yakoze tour Australia yose hanyuma uyu munsi kandi yongeye gusozereza aho yatangiriye ariho muri state ya Brisbane cyangwa se muri city ya Brisbane muri state ya Queensland. None niki wovuga wabonye kuri Pastor Ben na Chance mu biterane byabo bagiye bakora? Mu bihari byo ku biterane badukoresheje ahatarapfuye nyirakuru hapfuye umwana. Ni ukuri pe sinari byiteguye usarire twazaga tubabona ku mative gusa tugakubita umuziki mu mamodoka ariko noneho baje ikirere cyama kitwegera natwe byari ibintu byiza cyane twari tubazi noneho nanje bandamukije kandi ndumva ikintu cicebe nanje ngiye kuririmba sinzi abadahoga baza baririmba ndabona ufite utudukoni ni umutekano ndi kwirinda umutekano abantu basigaye biba impano ariko nanje ko ndumva ikintu cyo kuririmba nabasuhuje ariko twabishimiye cyane rwose aho bari niba basha kubona ino video rwose bazamenye ko abasore hano hantu twabishimiye indirimbo zabo zadukozeho story zabo zadukozeho z'ubuzima kuko bagiye bavuga baririmba ibintu byaba banyuzemo kandi ibyo bintu nibyo bifasha abantu benshi so natwe byadufashije cyane kandi biduhana motivation yuko no gutaba ufite talanta uri kumva papa no gutaba ufite talanta komeza rwose kandi usenge Imana izabiri iruhande rwawe so twabakunze cyane kandi bazagaruke ariko bazabanze baduheze time kwanza kindabona gitwaza ari kuza tubanze dususuruko nawe ariko turabishimiye cyane bazogaruke cyane kandi nanje bazandebere ku ndirimbo nawe baguhimbire byibuzimwe cyangwa zibiri iyo ngiyo nawe itambutse hanyuma none utuduti ndabona dusa nkaho ari utwo gukubita cyacuma cyitwa drum set byacitse niko kazi ukora niko kazi nza nkora nukuvuga ngo n'abantu bakeneye gukodesha kubona ku buryo bworoshye mu biterane bitandukanye ahantu umuntu yagukenera kuvuza drum set afite conference runaka n'uyu mucuranzi base wewe kutavuga kuri abazakenera gukora video shoot talent yawe kutayivuga aba ni abacuranzi beza abakeneye drum set ukeneye bassist izubona hano naziguze n'amafaranga yanje mwene data arazikubita none azingaruriye zarashize none se nawe ukubita na drum set uyu bamwita bassiste soliste pianiste my god drummer muimbaji afite indirimbo ze kuri YouTube none birashoboka yuko hari urubyiruko rukeneye kumenya umuziki ese abo kugana wobaheza umwanya ukabigisha wenda nubwo botanga kitu kidogo to answer that question yes mu by'ukuri umwanya uragoye bino bihe tugezemo ni bihe byo gukora so uwo mwanya wo kwigisha ndowurondera ariko byogora maybe one hour a week yes 1 hour a week maybe yes sometimes of course okay abantu badukurikirana rero uyu ni umubassiste ni umupianiste ni umusoliste ni umudrummer na muimbaji pia wa masauti ni umugorozi w'amajwi kwaya conductor okay none nukuvuga ngo wewe wavuze ngo Pastor Ben na Chance bazagaruke kandi nibatinda uzogukurikira kuri cya giti uri uzobazana kijya giti tuzobafatira indi ndege buri no kuri kose oya Pastor Ben na Chance barabibavyumva abantu muri Australia urubyiruko abapapa abamama abasore n'inkumi n'abakaka n'abasokuru bakeneye ko bazogaruke kandi bazogaruke ntibagatinde hari ibintu tuzadutumira abantu bakagenda bagahera ariko turizera yuko vraiment nukuri batubere umugisha kandi natwe twarabishimiye turabasabye kugira ngo bazagaruke bumve icyifuzo cy'abantu uko kimeze murakoze cyane okay akeneye gusa twashaka tubasabe Ben na Chance igihe muzogaruka please tuzokora band yose kugira ngo tuzovuze ibyuma byose siyo keyboard yonyene very good yes muziki utomoye nyene pure yes thank you so much murakoze cyane ku mwanya wanyu muhabwe umugisha mwinshi turi kumwe ubwo butumwa buragera kuri Pastor Ben and Chance thank you